Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 242 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turahera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umupfakazi wari umukene. Nuko yubura amaso abona abatunzi batura amaturo yabo bayashyira mu isanduku y'amaturo. Abona umupfakazi wari umukene atura amasenga 2. Arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose, kuko bose batuye amaturo y'ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yari atezeho amakiriro. Kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo. Arababwira ati, ibyo mureba ibi mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse kuri rindi ritajugunywe hasi. Baramubaza bati, mwigisha, ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe kizasohorezwamo cyegereje ni ikihe? Arabasubiza ati, mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi, ariko ntimuzabakurikire. Ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Arongera arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami butera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ariko ibyo byose bitaraza, bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyire abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya. Nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, kuko nzabaha ururimi n'ubwenge iby'abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe. Muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Kurimbuka kwa Yerusalemu. Ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo, kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribanywa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu, afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Kandi abacira umugani ati, nimwitegereze umutini n'ibindi biti byose. Iyo bimaze gutoha murabireba, mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye, muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashira na hato, kugeza aho byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi utazabatungura, uko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego.
nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya aho ari mu rusengero kumwumva. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 22. Yuda agambanira Yesu. Nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe yitwa Pasika yenda gusohora, abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uko bamwica kuko batinyaga rubanda. Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyoti, yari mu mubare wabo 12. Aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatwari b'abasirikare uko azamubagenzereza. Baranezerwa, basezerana kumuha ifeza. Aremera, maze ashaka uburyo yamubagenzereza rubanda rudahari. Yesu n'abigishwa basangira ibya Pasika. Nuko umunsi w'imitsima idasembuwe urasohora, ari ukwiriye kubagirwamo umwana w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana ati, nimugende mudutunganirize ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza bati, urashaka ko tubitunganiriza hehe? Arabasubiza ati, dore nimumara kugera mu murwa muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo. Nuko mubwire nyir'inzu muti, umwigisha arakubaza ngo icumbi riri hehe, aho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Nawe ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru giteguye, aba ariho mubitunganiriza. Baragenda babisanga uko yabibatubwiye, batunganya ibya Pasika. Igihe gisohoye aricara ngo afungure, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arazibwira ati, nifujije gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza aho izasohorera mu bwami bw'Imana. Yenda igikombe aragishimira, arababwira ati, mwende iki musangire. Ndababwira yuko uhereye none ntazanywa ku mbuto z'imizabibu ukageza aho ubwami bw'Imana buzazira. Yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati, uyu ni umubiri wanjye batangiwe. Mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo. Bamaze kurya ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Ariko dore ukuboko kungambanira kuri kumwe n'ukwanjye ku meza, kuko Umwana w'umuntu agenda nk'uko byamugenewe, ariko umuntu umugambanira azabona ishyano. Batangira kubazanya muri bo uwenda kugira atyo uwo ari we. Abigishwa bajya impaka z'ubukuru. Maze habyuka impaka muri bo ngo ninde muri bo ukwiriye gutekerezwa ko ari we mukuru. Arababwira ati, abami b'amahanga barayategeka, n'abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa baruhekera ababyeyi. Ariko mwebweho ntimukabe mutyo, ahubwo ukomeye muri mwe abe nk'uworoheje, n'utwara abe nk'uhereza. Umukuru ni uwuhe? Ni uherezwa cyangwa n'uhereza? Si uherezwa. Ariko njyewe ndi hagati yanyu meze nk'uhereza. Si mwe mwagumanye nanjye twihanganana, nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe. Nanjye mbabikiye ubwami nk'uko Data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye. Kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana. Kandi Umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, Mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kubika utaranyihakana 3 kutanzi. Kandi arababaza ati, ubwo batumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakenye?
Aramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza arujyane, n'ufite imvumba nuko, ariko utabifite agura umwitero we ngo abone kugura inkota. Ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohoraho, ngo yababaranywe n'abagome kuko ibyanjye byenda gusohora. Baramubwira bati mwami, dore inkota ebyiri ngizi. Arababwira ati ziramaze. Yesu asengana umubabaro, arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati data, nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera imbaraga, kuko yarababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amaze gusenga arahaguruka ajya ku bigishwa be, asanga basinziriye n'agahinda. Arababaza ati ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Bafata Yesu. Akibivuga haza igitero kizanywe n'uwitwa Yuda, umwe muri bo 12 akigiye imbere. Nuko Yuda uwo yegera Yesu ngo amusome. Yesu aramubaza ati Yuda, uragambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma? Abari kumwe nawe babonye ibyenda kubaho baramubaza bati databuja, tubakubita inkota? Umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Yesu aravuga ati rekeraho. Amukora ku gutwi aragukiza. Yesu abwira abatambyi bakuru n'abatware n'abasirikare barinda urusengero n'abakuru bamuteye ati munteye nk'abateye umwambuzi mufite inkota n'inshyimbo. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ko mutarambuye amaboko ngo mumfate. Ariko noneho iki ni igihe cyanyu n'icy'ubutware bw'umwijima. Petero yihakana Yesu. Baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati baricara, Petero nawe yicara hagati yabo. Umuja amubonye yicara ahabona, aramwitegereza aravuga ati n'uyu nawe yari kumwe nawe. Arabihakana ati mugore simuzi. Hashize umwanya muto undi aramubona aramubwira ati nawe uri uwo muri bo. Petero ati wa muntu we, sindi uwabo. Hashize umwanya nk'isaha imwe undi amuhamiriza bikomeje cyane ati ni ukuri n'uyu yari kumwe nawe kuko ari umunyagalilaya. Petero ati wa muntu we, icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Akibivuga muri ako kanya inkoko irabika. Umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero, nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Arasohoka ajya hanze ararira cyane. Bashinyagurira Yesu. Abagabo bari bafashe Yesu baramushinyagurira, baramukubita, baramupfuka mu maso, baramubaza bati hanura, ninde ugukubise? Bamubwira n'ibindi byinshi bamutuka. Nuko iryo joro rikeye abakuru b'ubwo bwoko baraterana, ari bo batambyi bakuru n'abanditsi, bamujyana mu rukiko rwabo bati niba uri Kristo tubwire. Arababwira ati nubwo nababwira ntimwabyemera na hato, naho nababaza ntimwansubiza. Ariko uhereye none umwana w'umuntu azaba yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Bose bati noneho uri umwana w'Imana. Arabasubiza ati mwakabimenye ko ndiwe. Nabo bati turacyashakira iki abagabo ko twumvise ubwacu abyivugiye ubwe? Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo duhereye ku bice 23 by'ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.